Isomo ryo mu gitabo cy'intangiriro. Yigisha Abrahamu mu nzozi, akamujyana hanze aramubwira ubura amaso urebe hejuru maze abarebe niba ushobora kuzura. Nuko aramubwira iri kuriya, nuko aramubwira dore iri kuriya bawe uzamuka. Abrahamu yandika bituma umwana w'umukobwa aramubwira ati uhoraho muri kumwe n'abagabo kugira ngo uzabagabire igihugu. Abrahamu aramusubiza ati nyagasani tutagira n'iki tuzakuguha. Uhoraho ati ndakushakira inyana y'imyaka 3 izane ihene y'imyaka 3 isekurume intama y'imyaka 3 hamwe n'ibirunga by'amavuta. Abrahamu amuzanira amatungo yose asaturamo kabiri. Igisate kimwe kirambira imbere y'ikindi, ariko inyoni yazibamaje. Inkongoro ziza kurya zimwe Abrahamu arazibona. Zimaze kurega, Abrahamu azana ibitutsi arazigaza arahera ubwoba butaha ari bwinshi bitewe n'umwijima w'icuraburindi. Igihe izuba rigiye kurenga, umwijima umaze gukwira hose, usumba icyumvira n'ikibatsi cy'umuriro binyura hagati ya nyamaswa zaciyeho. Uwo munsi Uhoraho agirana amasezerano Abrahamu muri aya magambo ati igihugu gihaye ubutaka bwawe kuva ku ruzi rwa Misiri kugeza ku ruzi runini rwa Efurati. Mugenzi nkanjye kandi mwitegereze abakurikira urugero tubahaye. Koko rero nabibabwiye kenshi kandi n'ubu ndabivugana amarira. Hariho benshi bagenza nk'abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukorama, kuko inda yabo bayigize imana yabo, maze bakikuriza mu byagombaga kubatera isoni. Bo baharanira iby'isi gusa. Twebweho iwacu ni mu ijuru, niho hazaturuka umukiza dutegereje, umwami wacu Yesu Kristo, uzahindura ukundi umubiri wacu wa gitindi ugasa n'umubiri we wakirana ikuzo, akoresheje ububasha afite bwo kwigarurira byose. Nuko rero bavandimwe banjye nkunda kandi nkumbuye cyane, mwebwe byishimo byanjye n'ingororano yanjye, nimukomere mutyo muri Nyagasani nkoramutima zanjye. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu ajyana na Petero na Yohani na Yakobo, aterera umusozi ajya gusenga. Mu gihe yasengaga, mu maso he hahinduka ukundi, n'imyambaro ye irakirana nk'umurabyo. Nuko haza abagabo babiri baganira nawe, ari bo Musa na Eliya. Bababonekera babengerana ikuzo, bavugana nawe iby'urupfu rwe yari agiye gupfira i Yerusalemu. Icyo gihe Petero na bagenzi be bari batwawe n'ibitotsi ngo bakanguke, babona ikuzo rya Yesu n'aba bagabo babiri
bari kumwe. Bagiye kugenda, Petero abwira Yesu ati, mwigisha, kwibera hano ntako bisa. Reka tuhace ibiraro bitatu, kimwe cyawe, ikindi cya Musa, n'ikindi cya Eliya. Icyakora ntiyari azi icyo avuga. Akivuga ibyo, igihu kiraza kirabatwikira, kibarenzeho bashya ubwoba. Nuko ijwi rituruka muri cya gihu rivuga riti, uyu ni umwana wanjye nihitiyemo, mujye mumwumvira. Ijwi ngo rimare kuvuga, babona Yesu ari wenyine. Nuko muri iyo minsi baryumaho, ntibagira uwo babwira ibyo bari babonye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Nzirikana kuri aya masomo y'icyumweru cya kabiri cy'igisibo, icyo nayakuyemo yose uko ari atatu, ni uko atwereka ko umusaraba w'Umwami wacu Yesu Kristo ari wo mukiro wacu. Muri iki gihe gitagatifu cy'igisibo, turangamira Nyagasani Yesu Kristo, Yesu Kristo wababaye, Yesu Kristo wababajwe na byinshi, birimo ko abantu banze kumva inyigisho ze, ahubwo bakamurwanya cyane. Hari n'abamubeshyeye, bakamugerekaho ibyo atabaga yavuze. Hari abamugiriye ishyari, baramwanga baranamutoteza. Hari abamugambaniye, hari abamwihakanye kandi bari inkoramutima ze, hari n'abamutanze ngo yicwe, ari bo bari bakwiye kumurengera. Nuko ibyo byose n'uruhare rw'abo bose bituma yicwa urupfu rubi, amanitswe ku musaraba. Iyo mibabaro yose Yesu Kristo yagize, iyo tuyibumbiye hamwe, n'ubusanzwe dukunze kuyita umusaraba. Kandi natwe iyo turi mu byago, kenshi iyo dufite ibituvunnye, tuvuga ko duhetse umusaraba. Amasomo ya none rero, icyo atwereka ni uko ku musaraba, iyo tuhacanye umucyo, tuhasarura umukiro. Bikajyana na ya mvugo tujya twumva ngo imbuto y'umugisha isoromwa ku giti cy'umuruho. Isomo rya mbere twumvise mu gitabo cy'Intangiriro ridusubiriye mu mateka ya Aburahamu, umukurambere wacu. Aburahamu, umuntu wari intungane, ariko arinda agera mu zabukuru atabonye umugisha wo kubyara. Abari kwigira umubano muri hano murabizi, si byo tubifuriza, ariko ngira ngo umugisha wa mbere mwifuza nyuma yo kubana mugashinga urugo, umugisha wa mbere tubifuriza ni ukubyara. Abazagira ibyago bigasa nk'ibitinda, abo mwashyingiriwe rimwe mukabona bahetse impinja, mwebwe mugishakisha, umwaka ugashira, ibiri igashira, itatu igashira, muzumva uburemere bwo kutabona urubyaro. Ariko ibyo bikanatwigisha ko urubyaro nyine tudakwiye kujya turukereza ngo turukinishe. Urubyaro ni umugisha w'Imana, dukwiye kurushimira Imana, dukwiye no kurwishimira, tukarufata neza.
Aburahamu rero wari intungane y'Imana, wari umuntu unogeye Imana ukora ibyiza gusa, uwo mugisha wo kubona urubyaro yawutegereje imyaka n'imyaka, igihe kirekire, yewe navuga ngo yarategereje amaso ahera mu kirere, kugeza ubwo Aburahamu abajije Imana ati, Nyagasani Mana, wampa iki? Njyewe ngiye gupfa nta kana, kandi uzanzungura ni Eliyezeri w'i Damasi. Dore nta rubyaro wampaye, none ngiye kuzungurwa n'umwe mu bagaragu banjye. Aburahamu agahinda yari afite nako n'umugore we Sara, ni ukubona ibintu bagatunga ariko bakabura urubyaro, akumva ko ibyo atunze by'Imana yamuhaye, ibyo nawe yaharaniye kugeraho, ko ibyo bizazungurwa n'umugaragu badafitanye isano. Imana yakomeje gusezeranya Aburahamu urubyaro ngo ruzaturuka mu maraso ye, ariko imyaka ihita ari myinshi, Aburahamu akomeza gutegereza, nuko igihe kiza kugera, Imana imuha umwana w'umuhungu Izaki. Icyo rero tubonera kuri Aburahamu ari nacyo atwigisha, ni uko Aburahamu atigeze ateshuka ku Mana, yakomeje kuyemera, yakomeje kuyizera no kuyiringira, yakomeje kuyirangamira no kuyitabaza, kuyitakambira, nta na rimwe yayiteye umugongo. Aburahamu iteka yaranzwe n'ubudahemuka, arangwa n'ubutungane. Niyo mpamvu Bibiliya imuduhaho urugero dukwiye gukurikiza natwe, kumenya gutegereza umugambi n'isezerano by'Imana ubutarambirwa. Ntituvuge ngo Imana yatinze kudusubiza. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo ku Mana ngo umunsi umwe ngo ni nk'imyaka ingahe? Imyaka 1000. Ku Mana ngo ni imyaka 1000 ni k'umunsi umwe. Ku ruhare igihe twakubara iminsi, tuti iminsi ibaye 100 ngaho ibaye 1000, Imana ntiradusubiza. Ku Mana hari ubwo iyo myaka uri kubarayo ni nk'isegonda imwe. Murabyumva? Ntitukajye ducira Imana urubanza. Imana nta na rimwe itinda, iba ifite icyo ishaka kutwigisha. Tugomba rero kujya dutegereza umugambi n'isezerano by'Imana ubutarambirwa, kandi nka Aburahamu natwe ntiduteshuke ku gutunganira Imana. Imana yaje guha Aburahamu urubyaro, umwana w'umuhungu, ariko ntiyanamuha urubyaro gusa, imuha n'igihugu. Twabyumvise mu isomo. Imana iyo igiye gutanga, itanga ititangiriye itama, itanga itanze, itanga byose. Ubwo nahisemo ko tuvuga ku musaraba, tubihuje n'iri somo n'aya mateka ya Aburahamu, twavuga ko Aburahamu yahetse umusaraba ndetse anawuheka igihe kirekire, ariko igihe cyarageze, Imana iramugoboka maze imutura uwo musaraba yari ahetse. Imana yaramusubije, Imana isubiriza igihe cyayo. Mu ivanjiri tumaze gutega amatwi, Yesu yihindura ukundi, twumvise ko yahindutse ukundi, akabengerana ikuzo, agasa neza bitambutse uko umuntu yanabyiyumvisha, ngo n'imyambaro ye ikererana. Nyamara kandi ibyo byabaye ryari? Byabaye mu gihe aho yari agiye gusenga, yagenderewe na Musa na Eliya, maze ngo baganira ku byerekeye urupfu rwa Yesu, urupfu rwari rumutegereje, urupfu yari agiye gupfira i Yeruzalemu. Urumva abantu bari kuganira ikintu kibabaje cyane, urupfu rubi, kandi urupfu agiye gupfa arenganyijwe, atotejwe, ababajwe, aho ubusa. Bari kuganira ibintu bibabaje, twavuga ngo ibintu bibi, twebwe niko twabyita,
ariko nubwo bari kuvuga ibintu bibabaje, we abengeranye ikuzo, arabengeranye. N'abamubonye bishimiye kuba bakomeza kumubona gutyo, bakagumana aho hantu bareba ubwo bwiza, bareba ubwo bubengerane. Ubusanzwe twe iyo tubwiwe inkuru mbi, bakubwiye ko hari ibyago byabayeho mu muryango, bakubikiye ko mwapfushije umuntu, bakubwiye ko ikizami wakoze cyo gutwara ikinyabiziga, ikizami cy'akazi, cyo mu ishuri se, ko wagitsinzwe, iyo nkuru yakira ute? Iyo wakiriye inkuru mbi, iyo twakiriye inkuru mbi, nanjye nishyiremo, ngira ngo turasuhererwa, tugasa nabi, tukijima, tukiraburirwa. Ariko Yezu we yumvise ibyo bamuhanuriraga, yari asanzwe azi, we yarabengeranye, abengerana ubwiza, abengerana ikuzo, abengerana ibyishimo n'umunezero. Arishima, aranezerwa, maze umucyo umutahaho. Ni ukuvuga ko rero Yezu ari uko we ari kwakira ku buryo bwiza ubwo buhanuzi, iyo nkuru. Ibijyanye n'urupfu rwe ntabwo bimusubiza inyuma, ahubwo biramujyana imbere. Arabona ko bimukuza, arabona ko bimuzamura. Niyo mpamvu abengerana ikuzo. Urwo rupfu ruzabanzirizwa no kubabara no guheka umusaraba, arabivuga, akabengerana ikuzo wese, ku mubiri no ku myambaro. Dusanzwe tubizi mu Ivanjiri, Yezu avuga ko azababara, agapfa, akazazuka ku munsi wa gatatu. Abibwiye abigishwa be ari ukubateguza. Petero yaramwegereye aramubwira ngo, Nyagasani, ibyo byo kubabara no gupfa uzabigendere kure, ntabwo tubishaka, ibyo biragatsindwa. Nyamara Petero noneho arahindukiye, abwira Yezu ati, reka duce ibiraro bitatu hano, icyawe, icya Musa n'icya Eliya. Petero na bagenzi be Yakobo na Yohani bariyibagiwe, nta kiraro bakeneye. Icyo bakeneye ni uko bakomeza kubona Yezu muri ubwo bubengerane bwe, muri iryo kuzo rye, bagakomeza kumushengerera. Icyo rero iyi Vanjiri ije kutwigisha, ni ukutwigisha ko ububabare n'urupfu bya Yezu ari ibyo kumuganisha mu ikuzo ry'Imana, kandi ikuzo rihoraho. Yezu yihindura ukundi, niko tubivuga, yabigizemo uruhare, kandi akajyana n'abagabo bo kuzabihamya, kwari ukugira ngo ahumurize abigishwa be, bamenye ko inzira agiye gucamo y'ububabare n'urupfu, ko atari inzira imujyana habi, ahubwo ni inzira imujyana heza, ni inzira imujyana mu ikuzo ry'Imana, ni inzira imujyana mu bubengerane bw'ikuzo. Natwe iyi Vanjiri iratwigisha ko kwakira ububabare bwacu ntabwo tugomba kubuharanira ngo tubwifuze, tuburwanire ngo turashaka kubabara, ariko ububabare mu buzima ntabwo bushobora kubura, si byose? Ntabwo bushobora kubura. Tugomba kujya twemera ibintu, tukabibona, ibiba ku bandi, ibiba ahandi, tukamenya ko natwe umunsi umwe bizatubaho, bizatugeraho. Ariko ububabare bwaramuka butugezeho, turahamagarirwa natwe ko tububona nk'inzira, inzira yo kudusukura, inzira yo kudutagatifuza, inzira yo kutuganisha ku Mana kurushaho. Abantu benshi ntabwo bicwa n'ububabare ngo ari bwo butuma batana bajye mu nzira itari yo, ahubwo kenshi umurengwe w'iby'isi niwo udutesha inzira nyayo. Ibyo ntimubyemera se?
nimureba iwanyu ingo zisenyuka, ndagaruka ku ngo kubera ko mwitegura gushinga ingo zisenyuka ntabwo ari ingo z'abakene, ntabwo ari ingo z'abari kurya ubusa, oya, ni ingo z'abarenzwe ahubwo bafite ibyo bagombye gutungisha urugo rwabo bakajya kubitungisha abandi, isi yose. Twebwe rero tumenye ngo ububabare twahura nabwo muri ubu buzima ntabwo ari uko kugira ngo tugwe hasi duheranwe nabwo, ahubwo kenshi ni inzira Imana ishaka no kuducishamo kugira ngo turusheho kurangamira Imana, kandi iherezo tuzabone imbaraga z'Imana, tuzabone ukuboko kw'Imana, tuzabone ubutabazi bw'Imana. Umuntu atababaye na rimwe mu buzima bwe ashobora kuba umupfayongo, utagira icyo yitaho na kimwe, ariko ububabare buratwigisha, butugira abagabo, buradukuza. Banavuga ko ngo zahabu kugira ngo ubwiza bwayo bugaragare ni uko babigenza bate? Bayijyana mu mazi, mu muriro. Mu muriro se kujya mu muriro ni byiza, ariko bagomba kwinyuza mu muriro. Umuriro niwo uyisukura igacya ikabengerana. Natwe ibyo ducamo bigoye bituvuna, ntabwo ari kugira ngo duteshuke ku nzira y'Imana, ahubwo ni ukugira ngo tuzabone ububasha bw'Imana, ukuboko kw'Imana idutabara. Yandi tuvuga ngo itera amapfa igatera n'iki naho bahahira, ariko amapfa nta n'ubwo iyatera, ntabwo yayatera. Amapfa arizana, ariko Imana buri gihe ikatugoboka ikayadukiza. Duharanire rero kumvira Yesu Kristu. Twumvise ko ijwi ryaturutse mu ijuru riravuga ngo uyu ni umwana wanjye nihitiyemo, nimumwumve, nimumwumvire. Twumvire Yesu Kristu iteka ryose, naho yatubwira, kandi yarabitubwiye, atushaka kumvurikira yiyibagirwa ubwe, ahetse umusaraba we maze ankurikire. Naho ngaho ni Yesu Kristu ubivuga, nitumwumve, nitumwumvire. Nitwemere kwiyibagirwa, nitwemere guheka umusaraba, nitwemere kunyura mu nzira ikomeye, kugira ngo muri iyo nzira dukurikire Yesu Kristu, kuko nawe yayinyuzemo kandi yaratsinze, yayinyuzemo kandi yarakujijwe. Natwe umusaraba ntituwutinye, umusaraba ntituwange, ntituwuhunye, ni inzira ituganisha mu ikuzo ry'Imana. Pawulo mutagatifu mu isomo rya kabiri ni nabyo yadusabye agira ati, mwirinde kugenza nk'abanzi b'umusaraba wa Kristu. Ntimube abanzi b'umusaraba wa Kristu, ntimuwange, nimuwemere, nimuwukunde, nimuwuyoboke. Pawulo mutagatifu yatweretse ibiranga abanzi b'umusaraba wa Kristu. Abadashaka umusaraba wa Kristu, ibibaranga mwabyumvise, ngo ni ugushyira imbere inda zabo. Niryo jambo yakoresheje, gushyira imbere inda yawe. Imana nyine yayishyize imbere ngo nyine tujye tuyibona, cyangwa se abandi bayibone, aho natwe tuyishyira imbere. Murumva ari byo gushyira imbere inda zabo, ngo bakazigira imana zabo, ibigirwamana. Ngo ikiranga abanzi b'umusaraba wa Kristu ngo ni ukwikuririza, kandi bakikuririza mu byagombaga kubatera isoni. Murumva, mu bibi, mu biteye isoni, mu bidashimishije. Umuntu akaba icyamamare mu bugizi bwa nabi, umuntu akaba icyamamare mu kwitwara nabi. Murumva mwebwe ibyo bintu byumvikana? Ugashaka kuba uwa mbere, sinzi ingero natanga ari izihe. Kuba uwa mbere mu basambanyi, uzabihemberwa nande? Ukaba uwa mbere mu basinzi, uzabihemberwa nande?
ukaba uwa mbere mu ndwanyi n'andi mafuti yose, ugashaka kwikuririza kwitwa ko muri uwa mbere ari wowe wamamaye, ari wowe wogeye kubera kwitwara nabi. Cya kiganiro twahawe mu kanya twaganiriyeho, mu byo mugomba kugendera kure harimo ibyo ngibyo. Iteka uzaharanire kuba uwa mbere mu cyiza, mu gishimishije, mu gikwiye, mu gitunganye, mu kiboneye, sibyo? Abize kera muri groupe scolaire y'i Butare Indatwa, ngo intego yabo kwari ukuba banyabyari ibyo, kuba abahanga b'icyiza bakaba baswa b'ikibi, si byose? Ariko abantu barabicurika, ugashaka kuba umuswa mu byiza, mu bibi ukaba umuhanga. Ntabwo bikwiye. Tujye tureka gucurama, ahubwo turebe ibikwiye nyine aba ari byo duharanira. Kubera rero ko twebwe abakristo turi abagenerwamurage b'ingoma y'Imana, abagenerwamurage b'ijuru, duhamagariwe kutihambira gusa ku by'isi. Iby'isi ntabwo ari bibi, tubiharanire, ariko tureke kubyihambiraho. Isi tuyiyobore, ariko twoye kuyoborwa nayo, ntaba ariyo itubyinisha muzunga ngo natwe tubyemere. Isi twebwe tuyitegeke, tuyigenge, ariko ntitugengwe nayo, sibyo? Ahubwo twemere kunyura mu nzira y'Imana, kandi iyo nzira nyine niyo Yesu Kristo yaduhayemo urugero, niyo yanyuzemo. Yemera inzira y'umusaraba, yemera umusaraba umuganisha mu ikuzo. Natwe rero kanongere mbabwire mwebwe akanya gato cyane, iminota itageze kuri 2, mwebwe abafiyanse mwaje hano mwitegura gushinga ingo, ariko n'abashinze ingo bumvireho, n'abari mu nzira bandi. Ntabwo nabahanurira ngo mugiye guheka umusaraba, oya. Ntabwo umugore ugiye kuzana ari umusaraba, ntabwo umugabo ugiyeho ari umusaraba, ariko byaterwa n'uko ubona, si byose? Nkanjye ndwaye amaso ubu ngubu, mushobora kuba ndi kubona umuntu hano simubona uko ari nyine neza, ugasanga ndi kuvuga ngo n'umuntu ngo ntakeye, nyamara arabengerana, ni uko njyewe ndwaye amaso nyine yandenze. Ibyo mvuga birumvikana, urwo rugero ntazo rumvikana. Wowe ushobora kuba utari kubona ibintu uko biri, ukagira ngo ibyo uri kubona nibyo byo kandi atari byo. Icyo nashaka kuvuga ni uko hari ubwo wabona uwo mwashakanye ukajya mubonamo umusaraba, kandi atari umusaraba, ahubwo ari indoro yawe mbi, ari ukubona kwawe kubi, ari umutima wawe utazi kubona icyiza, icyiza ukakibonamo ikibi, icyiza ukakibonamo inenge. Biramutse binagenze bityo rero, uri kubona ko harimo ibibi, kandi nk'uko nari nabivuze mu mwanya, ukamenya ko no mu buzima umusaraba utabura, ibyago bitabura, indwara zitabura, ubukene butabura, ibitotezo bitabura. Ibyo nabyo nuhura nabyo, ukarwara, ukarwaza, ugakena, ukarenganywa, ukabeshyerwa, ugatotezwa, ibyo nabyo ujye ubyakira. Hari wigeze kutwigisha atubwira ngo umusaraba, nakoresheje ijambo ry'igifaransa ko ari ryo yakoresheje, gerageza kubishyira mu Kinyarwanda. Yaravuze ngo umusaraba ngo ni adresse provisoire, adresse aho umuntu abarizwa, si byose? Adresse ntimuzi icyo ari cyo? Iyo ugiye kuvuga adresse waravuga ngo ngewe nitwa kanaka, ntuye hano mu mudugudu, akagari, umurenge. Twashyiragaho twebwe n'agasanduku k'iposita, ariko ubu washyiraho wenda nimero ya telefone yawe, WhatsApp yawe, YouTube, ibindi bindi mubaho bindi. Donc aho ubarizwa, adresse naho ubarizwa. Aha ngo umusaraba na adresse provisoire. Provisoire ni uko ikintu cy'agateganyo. Ndamuvye umuntu agiye gukora permis ya yindi y'ibibazo babaza mu mutwe, tuvuga ko ari permis provisoire y'agateganyo.
nyuma uba uzabona perimi noneho nyayo iri definitifu izatuma utwara mu muhanda, sibyo? N'umusaraba rero ni aderese provisoire, ni ukuvuga ngo ni aderese y'igihe gito, ni aderese ihita. Ntabwo umusaraba ushobora kubaho igihe cyose ubuziraherezo, ahubwo ni aderese itujyana, itugeza hehe? Tugeza mu ikuzo, sibyo? Nicyo tubona kuri Yezu Kristo, kandi inzira ya Yezu Kristo natwe yarayiduciriye ngo natwe tuyinyuremo, natwe tuzasangire nawe ikuzo rye mu ngoma y'Imana. Twanyura rero ku musaraba, twanyura mu bubabare, tujye tubyemera, ntitugamburuzwe nabyo n'ibibabaje, turusheho gukomeza kuranganira Yezu Kristo. Kandi twabonye urugero nyine ku mukurambere wacu Aburahamu, n'abandi turabazi, twabonaho ingero nziza. Umusaraba tumenye ko uhita ugakurikirwa n'ibyiza, kimwe n'uko imvura ikurikirwa n'umucyo, umucyo ugakurikirwa n'imvura, ibihe bikagenda bisimburana, si byose? Ejo si uko umunsi w'ejo wari umeze, mwari muzi ko none tubona umucyo? Kereka ko benshi muri mwe mwagiye kuryama mudahamya neza ko muri buze none hano. Bavuga ngo imvura niramukira ku muryango ntaho turi bunyure, no kugera ku modoka ntaho twagera, niyo modoka yanyerera cyangwa ipikipiki, ariko Imana yaduhaye umucyo nyuma y'imvura yaguye ejo, sibyo? Ibyo duhuye nabyo rero mu buzima bwacu tujye tumenya kubyakira. Ibibi birahita bikazasimburwa n'ibyiza, kandi iherezo rya byose ni ibyiza. Ibyiza nibyo bizatsinda. Ingoma y'Imana niyo izatsinda. Ingoma y'Imana niyo twahamagariwe, niyo twanyura mu bibabaje no mu bikomeye, ariko iherezo ryacu ni iherezo ryiza. Nanone tubigizemo uruhare, si byose? Uzahitamo nyine inzira mbi, wazaba agiye korama, kandi niwe uzaba wiyoretse. Icyo rero umuntu yakwifuriza buri wese nawe yihereyeho, ni ukwifuza kugira iherezo ryiza, ariko inzira itujyana mu iherezo ryiza ni twebwe tugomba kuyicamo, ntabwo ari ukuduterura ngo bayiduterekemo. Nta gucika intege, igihe cyose ni ugutwaza, iteka tugaharanira gukomera no gukomezanya, tugahora twiteze iminsi myiza, kandi tugaharanira guhindura amateka mabi akazatuviramo amateka meza. Dusabe rero guhora iteka twiringiye Imana, twiringiye impuhwe z'Imana, tuyirangamire, kandi twizere ko ibyo tuyisabanye umutima usukuye, ibyo ngibyo izabiduha. Nyagasani Yezu nabane namwe.